kubwira ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya, ntayo. Bwira mugenzi wawe ngo ntayo. Agaciro nuko Imana yakuvuzeho. Haleluya. Hagazeho. Haleluya. Umuntu Imana ihagaze imucungira umutekano. Ese ugira ngo impamvu batakurya nuko ubiha, nukubera Imana iguhagazeho. Nagisengeyemo Imana, ndabwira Imana nanjye Mana iki ngicyo kimwe. Yamubwiye icya gatatu, iramubwira ngo kandi nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Ubutunzi buri hehe? Uwakubwira ubutunzi bwawe buri mu mwijima buhishe utazi, Imana ibupfupfunure yo mu izina rya Yesu. Murongo wa 12 page ya 84 mu ruhande rw'isezerano rya kera, Bibiliya iravuze ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko ntumenyeshe udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina muceho akarongo, kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Muvuge ngo Imana ishimwe. 15 Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko nge n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki? Si uko ujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. 17 Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagira gute? Icyo ngicyo ndagira gute? Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya. Amen. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya. Amen. Reka dusoreze muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere, umurongo wa 4 n'uwa 5 wonyine, ubundi tuganire umwanya utari muremure dusenge. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere, umurongo wa 4 n'uwa 5, page ya 711. Ndibwira kuhagera bitagoye, reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umugisha wo kumenywa n'Imana. Umugisha wo kumenywa. Hari igihe umuntu amenywa n'abantu, ariko hari igihe kigera bakamwibagirwa. Ndashaka kuvuga Imana itagitwibagirwa. Haleluya. Uwo yamenye ikamuhagararaho kandi karinda n'icyo yamuvuzeho. Amen. Ndashaka guhera gato kuri uyu muntu witwa Mose, wabwiye Imana arayibwira ngo ujye untuma ariko ntumenyeshe udutumanye. Arangira bango nyereka umugambi wawe, unyereke n'icyo untekerezaho. Agera hepfo abwira Imana arayibwira ngo kandi ntago ndi bwemere kugenda ngenyine tutari kumwe. Imana irangije imusubiza igisubizo cyiza kandi gikomeye, iramubwira ngo n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya iki. Ndashaka kuvuga gato kuri uyu Mose Imana yamenye kera, uze kubihuza nawe uko yakumenye. Ndagira ngo mbabwire bene data, impamvu tukiriho nuko hari Imana yatumenye. Haleluya. Impamvu tugejeje aya magingo nuko hari amaboko y'Imana yabanye natwe. Uyu Mose yavutse mu gihe kibi, igihe gikomeye, igihe hari gukorerwa jenoside abana bato b'Abaheburayo. Avuka ku itegeko ry'umwami. Hari ibintu bitanu byashoboraga gutuma Mose atabaho.
iyo aza kuba Imana itaramumenye kera itamufite mu igenamigambi ryayo. Icya mbere, igihe yavutse mu gihe kibi. Kabiri, yavutse ku ngoma mbi. Gatatu, yavutse ku mubyeyi byari bigoye yuko abaho. Gatanu, itegeko ryari ririho icyo gihe ntabwo ryemeraga yuko Mose abaho. Murabyumvise? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kubera ko Mose hari icyo Imana yari imugambiriyeho, yagombaga kubaho kandi bimwica bihari. Murabyumvise? Tujya tubaho atari uko abantu babishaka, ahubwo ari ukubera ko Imana ibishaka. Komera Imana amashyi niba ubyumva. Farawo asohora itegeko ryo kwica abana b'abahungu. Mose nawe ari mu bagombaga gupfa muri icyo gihe. Ariko Imana yari izi ko ahavuye itegeko ryica Mose ari naho hazava ubutabazi buzamukiza. Amena. Njya nangarira Imana izi ibidutera aho bituruka, ariko izi naho ibidukiza bigira gute. Haleluya. Hanyuma ngo itegeko rirasohoka, baravuga ngo abana bose bapfe. Ndagira ngo mbabwire ngo mu gihe cya Mose abana barapfuye pe. Ariko Mose hari icyo Imana yari yaramuvuzeho, yagombaga kuzakiza abaheburayo 2.5 million bari mu buretwa kubera ko wari umugambi w'Imana. Hanyuma mu nzu ya Farawo rero ni na Imana yasohoye umuntu wagombaga gutabara Mose. Hanyuma ngo umukobwa wa Farawo umunsi umwe ngo yumva arambiwe koga amazi yo muri pisine y'ibwami, aravuga ngo uyu munsi ngomba koga muri Nyabarongo. Amanuka mu biziba. Haleluya. Icyo nkundira Imana ijya imanura n'abakomeye kugira ngo yiheshe icyubahiro ku muntu ifiteho umugambi. Irangije ngo ihagurutse umukobwa we aramanuka, bihurirana nuko Mose bamuboheye akato mu ntamyi ngo bakajugunya mu mazi ngo bategereje kureba uko bigenda. Ndagira ngo mbabwire ngo aka kato bashyizemo Mose nako umubyeyi we n'umubyeyi we wakamukoreye. Wibutse ko hari igihe amaboko y'abana ajya ananirwa, ariko niyo turekuye amaboko y'Imana aradufata. Haleluya. Aramurekura ngo yitandukanya nawe. Aravuga ngo reka ndebe uko ino filimi iri burangire. Kumba aho birangirira ni naho Imana ibitangirira. Haleluya. Hanyuma ngo umukobwa araza ngo ajye koga mu mazi, akubita amaso akato ako kari karimo Mose. Bibiliya itubwira ko Mose ngo akimara gufatwa mu biganza by'umukobwa wa Farawo yararize. Ngo arire, nta muntu wigeze asobanurira umukobwa wa Farawo ngo amubwire ko uwo mwana ari umuheburayo. Nta wabimubwiye, nta makuru na make. Haleluya. Ariko namenye ko igikundiro cy'Imana iyo kikuriho gihishurira n'abakurwanya, bakamenya ko uri umwana w'Imana, bakamenya ko wavuganye nayo. Haleluya. Gira mugenzi wawe ngo ntugire ubwoba. Haleluya. Mose ngo ako kanya mukobwa wa Farawo ahita yishurirwa ko ari umwana w'umuheburayo. Aravuga ngo none dukora iki? Mushiki we Miriam ngo yari ari hafi aho, ngo arangije ahita atanga amakuru. Aravuga ngo bitewe nuko uyu mwana umenye ko ari umuheburayo, wanyemerera nkashaka umuntu wo kumukurerera. Turi ku ijambo rivuga ngo umugisha wo kumenywa n'Imana. Haleluya. Ntagushakira umuntu wo kumurera. Ahita atambuka hirya aragenda azana Yokebedi ari we nyina wa Mose. Aravuga ngo ngwino ukorera amafaranga kandi uzajya wiyongereza n'umwana. Umva umugisha wo kuba waramenywe n'Imana. Haleluya. Farawo rero aravuga ati nanjye ndidekaraye guhera uyu munsi ngiye kwitwa se w'umwana. Njya nibaza umuheburayo n'umwarabu wo muri Egiputa bahuriye. Ariko Imana yiguhagazeho abantu bakwibaruzaho. Haleluya. Iyo igikundiro cy'Imana kikuriho abantu bishimira guhagararana nawe. Abantu baratumaze iyo Imana itahaba. Ni amaboko y'Imana yaduhagazeho. Haleluya. Mose ngo bamujyana mu irangamimerere, baravuga ngo Farawo aravuga ngo uyu mwana n'uwanjye, amwiyandikishaho akajya yishyura minerivare. Umuntu usashaba afitanye n'isano byahe, umuntu usaza aho yaturutse reka da, umuntu atabyaye. Arangirira bati kandi nzamwishyurira kigozi, amwishyurira ibintu byose kubera yuko hari icyo Imana yari yaravuganye na Mose.
nkwibutse ngo inkota yica abandi wowe kurindira umutekano. Nkota yisha abandi bana bo muri Egiputa yarindiye umutekano Mose kubera ko hari ikimana yari yaravuganye nawe. Amina. Hari umuntu nigeze kumva atanga ubuhamya avuga uburyo mbere yuko jenoside iba ngo yasenze Imana, hanyuma Imana imuhishurira ibintu bizaba, imuha ayo makuru rwose, aramubwira ati hazaba ibintu bikomeye, ariko nubwo abandi bazapfa humura wowe nzaguhagararaho. Arabyumva, isezerano ryo kubaho yari arifite. Reka rero bize kugera aho urugamba rukomeye, umuntu arambirwa kwihisha, arambirwa kujya mu mwobo, arambirwa kwirirwa bunda mu mashyamba, aravuga ati ndarambiwe, n'abandi bana banje barapfuye, ngo asohoka mu mwobo yishyira abantu bari bumwice. Arababwira ati nge ndambiwe kwihisha, ni mu ngenzi icyo munshaka. Ngabicanye ngo baramwitegereza, baragije baravuga ati umva, n'ubwa mbere tubonye umuntu wizana, nta n'ikiduhamiriza ko tukwishe utatugaruka, genda uzagwa ahandi. Mwari muzi ko umuntu akiriho, aracyariho kubera ko hari ikimana yagize gute. Haleluya. Uyu Mose Imana yari ifite icyo yamuvuzeho kandi yagombaga kugihagararaho. Namenye ko ni Imana yatinda gusohoza ibyo yavuze, byonyine kuba yarabivuze ni garanti yuko nawe izaguhagararaho ikakurinda. Abarozi bahaguruka, impanuka zaba, ibiciro byazamuka, muhumure, icy'ingenzi nuko Imana ituzi. Amina. Ndashaka kubabwira gato ku muntu witwa Kuro. Kuro uvugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Imana yamuvuzeho mbere y'imyaka 113 atarabaho. Mu nkurikire ndi hafi gusoza. Imyaka 113 atarabaho. Yesaya we igeze avuga ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda. Erega abantu batubonye ubu ngubu, hari Imana yatumenye tukiri n'insoro, n'ababyeyi bacu bataramenyana. Haleluya. Ujye ubwira ibibazo ufite ubibwire ngo mwebwe mumbonye ubu, hari Imana yamenye kera. Haleluya. Uryamusinzire agahinda gashire kubera yuko hari kubereye maso. Ngo hari wari uri kwigaragura mu ivata, ngo umubyeyi we yaramubyaye ngo n'umukungo we ntiyawushawura, ngo arangije ntiyamujabura n'utuzi ngo atumutere ngo amwoze. Urumva umwana wavutse, ariko nanone nkone yamushyira no mu twahi tw'umwana ntiyanamufubika. Ubundi izo ni serivisi zibanze umwana ugomba guha umubyeyi aho umwana yavutse. Ariko igitangaje nta wigeze ngo numwe abimukorera ngo amugiriye impuhwe. Murumva uwo mwana amanegeka yari arimo, ariko ndashimira Imana aho abantu bareba ntago ari Imana igira gute. Ye baba we, ngo Imana irimanukira, vuga ngo irimanukira, kandi yimanukire no muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Iramanuka ngihagere, iravuga ngo nta tuzi baguteye, ntago bigeze banagusiga kamuri. Ibyo ntago babigukoreye n'abantu. Reka none nge nkwereke icyo ngiye kugukorera. Namenye ko Imana yije hari igihe idahera kuri ibyo abantu batanga, igahera ku byo ubwayo yitangira. Kandi yihageze, uretse gukoma amashyi nkubwira ikintu cya mbere ikora, ihasiga ijambo. Yarahageze irangije amubwira ngo nubwo uri mu ivata ryawe ndavuze ngo ba umva, bwira umutima we ngo ngomba kubaho kubera ko Imana ariko yabigambiriye. Ibaho y'Imana izana amahoro yo mu mutima. Ibaho y'Imana itumusinzira kandi waburaye. Ibaho y'Imana itumushima kandi ikigeragezo kigihari. Iyi nibaho y'Imana itanga. Haleluya. Hanyuma kuri Imana imuvugaho imyaka 113 ataravuka. Umva ikintu yamuvuzeho rero. Yarabanje ivuga misiyo eshatu Kuro yagombaga gukora. Iya mbere yaravuze ngo ni wowe uzubaka urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwarasenyutse. Icyo ni icya mbere. Kabiri, ni nawe uzarekura ubwoko bwanjye buri mu bunyage nta mpongano nta n'ikiguzi. Musome muri Yesaya 45:13. Icya gatatu yagombaga gukora, niwe musponsa ukomeye wagombaga kuzatanga ikintu cyose kizakenerwa kugira ngo bubake inzu y'Imana. Ibyo ni bitatu, misiyo eshatu. Icyo nkundira Imana,
itanze misiyo itanga n'amasezerano, ikavuga n'ikizakorana nawe. Irangije iramubwira ati kandi nzakujya imbere ahataringaniye. Ariko mana, iringaniza ibintu bitaringaniye biri imbere yawe, ibituma udasinzira. Imana igire gute? Imubwira icya kabiri ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo byazo, nzabicamo kangahe? Umva icya gatatu rero, icyo cyo nanjye nafashijwe, nagisengeyemo Imana, ndabwira Imana nanjye Mana iki ngicyo kimwe. Yamubwiye icya gatatu, iramubwira ngo kandi nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Ubutunzi buri hehe? Uwakubwira ubutunzi bwawe buri mu mwijima buhishe utazi, Imana ibupfupfunureyo mu izina rya Yesu. Ibupfupfunureyo ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Imana ivuga kuri Kuro ataranabaho. Umva icyaje kuba rero, mu kuvuka kwa Kuro hari umwami w'abami w'Abamedi witwaga Asitiyaje. Mwihangane ngiye gusoza. Asitiyaje ngo yari afite umwana umwe w'umukobwa w'ikinege witwaga Mandane. Mwihangane mvuga ko kantu gato. Uwo Mandane umunsi umwe se Asitiyaje umwami w'abami w'Abamedi aza kugira inzozi, ngabona uwo mukobwa we aho yari ahagaze, abona amazi aramugose, arangije akwira igihugu cyose. Ahamagara abanyabwenge aravuga ati ariko ko narose inzozi incuro ebyiri mu ijoro zishatse kuvuga iki? Abanyabwenge baramubwira ati umva rero, warose kabutindi, ibintu bigiye kukubaho uzabifatishe yombi. Ati uyu mwana w'umukobwa wawe witwa Mandane, umwana uzamukomokaho azaza gukure ku ngoma, ni nawe uzategeka isi yose. Umva ukuntu Imana ivuga kuri Kuro we ataranabaho. Ati uwo nguwo azakomera, ukora ibishoboka byose umwikize ataramubyara. Umwami arangije aravuga ati okay, ubwo nge ndi umumedi, reka mfate uyu mwana wanjye mushyingire mu banyamahanga. Niko kumushyingira mu Baperesi. Nyumvira yewe, nta muntu ukina n'umugambi w'Imana, nta muntu ukwepa umugambi w'Imana. Icyo Imana yagambiriye no kugikora igira gute? Nubwo abantu bakwitambika, nubwo amafaranga yakwitambika, nubwo imbaraga z'umwijima zakwitambika, iyi Imana ivuze ijambo irihagararaho kugeza irisohoje. Arangije ngo amwohereza mu Baperesi. Abakire barashyingirana n'abami barashyingirana. Ngo arangije ahamagara umwami w'Abaperesi aramubwira ati ngewe mfite umukobwa witwa Mandane, ni umukobwa w'ikinege, none mbabarira unshyingire umusore andongorera umukobwa. Ariko arabizi neza ko ari misiyo yo kumuhungisha ngo amujugunye. Arangije Mandane rero aragenda arongorwa n'igikomangoma cyo mu Baperesi. Agezeyo arasama, ari hafi kubyara. Wa mwami witwa Asitiyaje yari afite amakuru y'icyo umwana uzavuka azabacyo. Muracyahari? Murahari? Mbabwire uko byagenze. Haleluya! Yari afite amakuru y'icyo umwana uri mu nda azabacyo. Ariko reka mbabwire, Imana yatuvuzeho we. Imana yatuvuzeho kandi ntawe ukina n'isezerano. Arangije abwira rero umwami w'Abaperesi, aramubwira ngo nyoherereze umukobwa wanjye aza byarira inaha kugira ngo mama we amuhe keya. Baramuzanye, umubyeyi aza amezi 9 abura gatoya ngo ahagera arabyara. Umwami yari yatanze itegeko ngo akibyara umwana ari bubyare muhite mumunzanira muhumugisha. Ngo baramumuzanira na nyina ataramureba, ngo arangije amuhereza umusirikare komanda yizeraga mu bwami bw'Abamedi witwaga Haripagusi. Muracyahari? Abwira Haripagusi aramubwira ngo ni wowe nizera kuruta abandi, uyu mwana agenda umwice uhita umurangiza ako kanya. Haripagusi ngafata umwana ngaramwitegereza, ngo arebe ukuntu ari mwiza, arebe ukuntu ari maseka neza, arebe ukuntu amwenyura. Haleluya! Arangira amwitegereza avuga ati rero uyu mwana amaraso ye sinzagire gute, sinzayabazwe, nagenda agwa ahandi. Ngo arangije rero ahamagara umushumba mu cyaro, amuhamagara mu cyaro amubwira ngo wowe mushumba ngwino hano ibwami, ndashaka kuguha misiyo urangiza. Amuhereza umushumba. Umuntu Imana yavuzeho, umuntu Imana ihagazeho. Haleluya!
umuntu Imana ihagaze yimucungira umutekano. Ese ugira ngo impamvu batakurya ni ukubiha, ni ukubera Imana iguhagazeho. Hari abantu baba bararimeneyemo Imana itahaba, ko Imana yaguhagazeho. Arangije aravuga ngo rero wowe mushumba genda umwicire mu ishyamba aho wirirwa uragira. Nta umushumba nta makuru afite, ngo arangije afata umwana ngo aramutwara. Aravuga ati ariko navuye mu rugo mpangayitse, umugore wanjye namusize ababaye, ntabwo azi icyo bamama ntumirijeho ibwami, reka manza njye gutanga ihumure mu rugo mbone kwica umwana. Ngo ahageze kumbi yasize umugore we ari kunda. Nawe nyumvira kuntu Imana ihuza ibintu, ariko Imana ihuza ibintu. Yasize umugore we ari kunda, ngo ahagere asanga kubera umugore yabonye umugabo we bamutumije ibwami kubagaho, asigara ahangayitse, ibise biramufata, arangije arabyara, ariko by'ibyaga byara umwana upfuye. Umushumba ngo agere mu rugo asanga umugore arimo ararira, avuga ati ariko se ubu koko byagenze bite? Undi ati nabyaye umwana ariko yapfuye. Undi ati rero reka nkubwire, ubwo bibaye kimwe kuri kimwe. Umugisha wo kumenywa n'Imana. Inkware itorera mu itongo ry'uyihiga. Umva, uzabaho kubera Imana, uzabaho kubera Imana, mutima wawe utuze uzabaho. Ngo ahagere arangije asanga umwana we yapfuye. Aravuga ati rero n'ubundi ubwo yapfuye, ubwo tugiye kwirerera uyu nguyu. Kura baravutse. Kuro yishwe izina rya Kuro n'abashumba. Abashumba nibo bamwise izina Kuro. Kura abaho kubera Imana. Ngo arakura, ngo agira imyaka 12. Ndashoje muhumure tugiye gusenga. Ngo agira imyaka 12. Imana rero izi kwishakira inzira. Igihe umuntu asenga yibaza ngo inzira bizaca muzihe. Nka kuriya Mose ari kubwira Imana ngo nyereke inzira zawe. Ntago ari ahaweho kubwira Imana ngo ikwereke inzira. Icy'ingenzi nuko umenya ko ari inzira ubwayo. Hanga amaso, Yesu ni inzira, kandi icyo yavuze arakirinda akagihagaraho kugeza gisohoye. Arangije ngo agize imyaka 12, abana bo muri quartier batorera Kuro kuba komanda. Unyumvire, ku myaka 12 Kuro yari komanda. Harya wowe ufite ingahe? Mwana wari waravukanye imbuto sha, Imana yaramuvuzeho. Ntago yabagaho mu kavuyo, yarazi umugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana wishakira inzira. 12 abakomanda. Ngo mu mikino y'abana rero ngo baramutora bamugira komanda. Ngo hanyuma rero ngo hari ibyo abana bagomba kujya bakora, kandi bahereza uburenganzira Kuro yuko utazabikora nkuko bikwiriye. Uwo nguwo Kuro agomba kumuhana uburyo bwose ashaka. Umwana umwe rero yica amategeko, Kuro ku myaka 12 aramuhana, amuha isomo. Kamuha isomo, baragenda bajya kurega umwana, uwo mwana Kuro bamurega ibwami. Baravuga ngo uyu mwana yakubise umwana wanje bikomeye, none ndagira ngo namwe mu muhane. Babibwira rero umwami witwa Stiyaje, udafite amakuru yuko Kuro akiriho. Ubundi hari ikintu Imana ikereya umuntu wari uri mu cyara akagera ibwami. Hari ikintu Imana ikereya umuntu uri mu cyara akagera i Kigali. Haleluya. Kandi abantu bifuza kuzamuka ariko batemera ibibazo. Ibibazo ne esikariye zituzamura mu masezerano yawe. Haleluya. Arangije rero ngo baramurega ibwami, batumiza umwana witwa Kuro ngo ahagere. Umwami arangije aramureba mu maso, atazi yuko ari sekuru. Ngaramwitegereza, aragira bati niko sha, ninde waguhaye uburenganzira bwo gukubita abandi bana? Undi aramubwira ati rero mwami ntundenganye rwose, nanjye nakurikije amategeko, ngomba guhana, kandi no muri aba bana uyu niwe wantanzeho umukandida kugira ngo ntorwe. Umwami aravuga ati umva, n'abagaragu banje nta numwe uratinyuka kunsubiza gutya. Ngo bahingurukirana rero wa mushumba ari we witwa se wa Kuro. Ngo baramwitegereza bavuga ati ariko uyu mwana ufite ubwenge bungana burya niwe wamubyaye? Undi ati ninjye we wamubyaye. Baravuga ati reka tuguhate ibidukikije uratubwiza ukuri. Bamushyira ku ngoyi baramuniga, abonye umwuka ugiye gushira ati reka mbabwize ukuri. Haleluya. Ati uyu mwana ubundi bari bamumpaye ngo umwice, ariko ngiye kureba mbona twapfushije nta mwana dufite, turamurera. Haleluya. Ati turangije turamurera. Bati uwo mwana ninde wamuguhaye? Bati nari Pagusi. Ati warakoze rero.
bafelicita Pagusi ati warakoze kutanyicira umwana, bafelicita n'umushumba yuko yamureze. Barangije rero ngo umwami Astiyaje ahamagaza kongere yo kwishimira yuko umwuzukuru wakiriho. Uzi ikintu yakoze? Nzakivuga ngarutse. Narindi kukubwira ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya, ntayo. Gira mugenzi wawe ngo ntayo. Agaciro nuko Imana yakuvuzeho. Haleluya. Ndimo twaturima ngo izi n'amazina yacu itwitayeho, yavuze ko itazaduhana. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana igiceceka mu bibazo kandi igeze kuri umushinga wo kubisubiza. Hari igihe tubona turi mu bibazo n'ibigeragezo tugatangira guhindukirana Imana ngo ariko Mana ibyo wamvuzeho koko bizasohora. Ntago ari ahaweho kwibaza ku nzira z'Imana, ibyo yavuze izabikora. Haleluya. Iyarinze Kuro ikarinda isezerano imyaka 113. Wano hari abantu bari kuvuga ngo ibiri irashize ko ibyo yambwiye bitasohoye. Nabi 113 yararisohoje. Shyira umupira hasi kandi umutima wawe utuze. Imana niyo kwizerwa, mu gihe gikwiriye izabikora. Dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko hari umuntu wari wihebye hano, ariko nje kukubwira ngo umugisha uhatsi yindi nuko Imana ikuze. Uryamusinzire. Na Dawidi aho yarari mu ishyamba yigeze kwibwira yuko yibagiranye, ariko ndagira ngo nkubwire nubwo yibagiranye mu maso y'ababyeyi be, mu ijuru ho bari bakimufite muri gahunda. Yarakiri mu igena migambi ryayo. Namenye ko umuntu Imana ifite igena migambi ry'igihe kirekire, iramuguranira ibyo ashaka, ntago ari ijuru bamuha. Nubu hano kandi ndabize harimo abantu Imana yaguraniye. Eliya inzara yaramwicaga, ariko afite amaso areba, azi no kumva ijwi ry'Imana. Hana Imana yaramuguraniye araba ingumba, ariko ngo agira imbaraga zisenga zikomeye cyane. Haleluya. Arabana Imana iguranira, ukaba udafite igikundiro nk'icyo Leya atari afite, nawe ntacyo yari afite, ariko Imana yari izi ko muri Leya izamugira nyirakuruza wa Yesu. Yari abizi. Ndagira ngo nkubwire nubwo nawe ubona yarakuguraniye, icyo ni igihamya cy'uko Imana igufite muri gahunda. Ndagira ngo dusenge Imana. Wumva agacitse intege, ndashaka gusengana n'umuntu wumva agacitse intege, kumva bivuyemo, kumva ubihiwe n'ubuzima, ukaba urutangiye kwibaza ku masezerano. Iyahagaze kuri Mose, igahagarara kuri Kuro, igahamagara kuri Dawidi, igahagarara kuri Yosefu. Abo bose hari umugambi bafiteho, nawe izakugirira neza. Haguruka dusenge, haguruka dusenge, haguruka dusenge. Uyu n'umugoroba w'impinduka, uyu n'umugoroba w'impinduka, kandi impinduka zihere kuri wowe, zihere mu misengere yawe, zihere mu mitekerereze yawe. Erega no gusenga witotomba nacyo ni igihamya cy'ukuri mu manegeka. Ujye ubwiza Imana ukuri kandi ufite umutima wishimye utabirakariramo, wizere timing y'Imana. Icyo nicyo gifite umumaro. Mana mu izina rya Yesu.